Yes, ni Josiane guturuka muri Rubavu Buy and Sell Limited, company ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu ikorera mu ntara y'Iburengerazuba cyane cyane mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Twagarutse nanone hano turi Rubavu muri centre ya Byahi, twabazaniye amazu ari mu kibanza gifite metero kare 350. N'ahantu heza cyane. Iyi nzu imwe nini ifite salon na salamanje, ikagira dushe na toilette mu nzu, cuisine iri modern, ikagira ibyumba bitatu mu nzu ni hanini. Hano ha kabiri hafite ibyumba bibiri na salon, hano indi miryango ifite icyumba kimwe na salon, icyumba kimwe na salon. Ahantu ni hanini cyane, hinjiza amafaranga menshi buri kwezi, tukuhatangira $50,000,000. Duhamagare mu bambere kuri nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se utwandikire. Ushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha kuri TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, hose amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Ibyangombwa byose birahari, ugura uhita ukorerwa mutation. Iyi ni sure deal, twinjiza amafaranga menshi buri kwezi. Duhamagare mu bambere hatagucika. Your trusted Real Estate Karina, we always here.